muri gahunda yatumenye igihugu aho mugenzi wacu Theogene Twibanire agiye kudutembereza ku kirwa cya Nkombo kiri rwagati mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda ahavugwa ururimi shami rw'amahavu ku kigero cya hafi 100%. Abatuye rero baratiye Theogene Twibanire byinshi byihariye utasanga ahandi. Twikiye mu bwato turareba hakurya mu kirwa kizengurutswe n'amazi tugiye ku Nkombo. Ezi shumba zoshye bababuze kurenga aya mashinga yose. Nyuma y'iminota nka 15 dufashe hakurya. Nyono Theogene. Yego Twibanire. Yego koko ruba mwiki. Nuka. Theogene Twibanire atangiye gushakashaka amakuru yahaba harakomotse izina Nkombo. Twasanze nyine twitwa Nkombo. Nkombo nayo nane. Nkombo bisobanura izina ry'ahantu. Oya, Nkombo ifite imivukire myinshi abatuye ntabwo bakomoka hamwe. Aba bantu bose barashidikanya ukuri nyako niko kuramenyekana, ariko sinzi ahantu ncakiye inyandiko yiswe International Boundary Study. Ugenekereje ni inyigo mpuzamahanga ku mipaka. Ni inyandiko ivuga byimbitse ku mipaka hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Zaire ya kera ndetse n'u Rwanda. Inyandiko yo mu 1935 ikaba ifite aho ihuriye na Nkombo. Muri iyi nyandiko hagaragaramo ibihugu bibiri ari by'Ubudage n'Ububiligi byakolonije u Rwanda na Zaire, Kongo Kinshasa y'ubu. Ni inyandiko igaragaza ukuntu abo bakoloni bombi baje kumvikana mu kugena imbibi hagati y'u Rwanda na Zaire mu kiswe arrangement. Maze muri uko kuzigena bageze ku kiyaga cya Kivu basangamo ibirwa. Kugeza ubu amateka atagaragaza neza byari bikihe gihugu yaba u Rwanda cyangwa Kongo, ariko bakoresha icyo kiswe arrangement, bimwe babishyira ku Rwanda ibindi kuri Zaire. Ibyashyizwe kuri Zaire ni ibyitwa Iwinza, Nyamarunga, Kwijwi na Kitanga. U Rwanda rwahawe Kikaya ubu ni Gihaya, ruhabwa icyitwa Kumeni ndetse ruhabwa Wawu cyangwa Wahu aho ni Wawa mu karere ka Rutsiro. Hanyuma runahabwa iki cyitwa Gombo ariyo Nkombo tuvuga ubu. Ibi birwa uko birondowe haruguru amateka agaragaza ko bivukana, byari bisangiye byinshi, imico, imigirire ndetse yewe n'uyu munsi ugiye kwijwi usanga y'Abanyarwanda. Byatandukanyijwe gusa n'izo mbibi Ubudage n'Ububiligi bwashyizemo kugira ngo buri umwe muri abo bakoloni agira he. Kugeza aka kanya ari wowe cyangwa njyewe ntituramenya nyirizina icyo Nkombo bisobanuye. Bamwe mu banyamateka bagaragaza ko izina Nkombo ryahozeho kuva haremwa, ahubwo bikaza guhindurwa Gombo n'abazungu babyumvaga nabi bakabyandika uko babyumvise. Hari abandi ariko batekereza ko Gombo ryaba ari ryo zina nyaryo ndetse rikaba rifite aho rihuriye n'ururimi rw'amahavu ruvugwa muri Kongo, noneho Gombo ikaba yarahindutse Nkombo ari Abanyarwanda babikoze nyuma y'uko Gombo yari ihawe u Rwanda nk'uko uyu munsi tuvuga n'ibindi birwa nka Gihaya, nyamara mu nyandiko ari Kikaya, tukavuga Iwawa kandi mu nyandiko ari Wahu. Abashimangira ko Nkombo y'ubu nk'izina ryayo rya nyaryo bavuga ko ari izina rikomoka mu gace ka Kalehe ko muri Kongo, agace gakomokamo abantu benshi bivuga ko bageze bwa mbere ku Nkombo kandi batari bazi Ikinyarwanda. Nimureke tuvugane n'umwe mu bakomoka kuri abo bantu bavuye i Kalehe. Ni umusaza witwa Ntamukunzi Modeste ubaje no kuba konseye hano ku Nkombo. Uwo mubundi yatuwe n'umuntu wari uvuye hakurya muri Kongo, aza kuza asimburwa n'umuntu witwa Rukoza. Nyuma y'aho ngaho asimburwa n'uwo witwa Ntagara. Ntagara yasimbuwe na mugenzi, asimburwa n'umutware witwa Bikamba asimburwa n'uwitwa Muhirwa Leonard. Izina rya Nkombo niba uriya waje ahagera ubwa mbere ashobora kuba ari waryise Nkombo. Nkombo ubu ni umurenge w'akarere ka Rusizi, ariko amazina y'utugari twaho nayo afite ukuntu ahuye cyane n'ururimi rw'amahavu ndetse n'urw'amashi bivugwa muri Kongo muri ako gace ka Kalehe. Umva nk'amazina y'utugari twa hano ku Nkombo. Hari Ibigoga, akaba Bugarura, akaba Ishywa, akaza Kamagimbo, hanyuma hagaheruka Rwenje. Ayo mazina yose ari mu rurimi rw'amahavu. Amahavu niyo akoreshwa cyane hano. Mugize gato mu bwato bwerekeza ku Nkombo wiyumvire.
ubishatse mwarinda mufata hakurya utarumva icyo baganiraho ndetse unahageze bo bikomereza mu rurimi rwabo ahubwo bakakureba bagaseka babonye waraye utari kumva ibyo bavuga. Kwivugira amahavu gusa bituma bamwe mu batuye ku Nkombo bavuga ko mu bihe byashize Nkombo itaramenyekana cyane byaboroheraga gusabana cyane n'abo muri Kongo kurusha abo hakuno mu Rwanda. Yewe hari n'abazaga hakuno za Kamembe batituje mu Rwanda. Umwana uvuka ku Nkombo avuka agakura avuga amahavu gusa, Ikinyarwanda agatangira kukiga ageze mu ishuri. Ibi bihita bigorana ko hari umwarimu wakwigisha mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza atazi ururimi rw'amahavu. Kuko kenshi ibyo avuga mu Kinyarwanda ntabwo aba ari bike cyane, atangira kwiga Ikinyarwanda ariko ageze ku ishuri nyirizina. Rero mu wa mbere no muri garidiyene bisaba ko haba umuntu uzi igihafu cya hafi. Nkombo ifite byinshi byihariye. Abagore ba hano ku Nkombo bamwe bavuga ko aribo bakora imirimo ivunanye kurusha abagabo, ndetse bamwe bemeza ko umuco wo kuhagira abagabo babo ugihari na n'ubu. Bamuhagira neza nyine. Kandi ko kubirebesheje amaso nibo usanga bikoreye imizigo iremereye kandi bakoresheje umugongo. Ibi bikaba bisa neza n'uko abagore bo muri Kongo nabo babigenza. Bamwe mu bagabo barabihakana, ariko hari n'abandi bisa naho akazi kabo ari ukuroba gusa, ibindi bakabifata nk'iby'abagore gusa. Ni mu gihe aba bagabo bamara iminsi 21 bibereye mu mazi baroba, bakazahindukira nyuma baje gusana inkike mu ngo zabo. Ese nakora iki se? Ntabishundura mbafite banyicaye mu rugo ntakazi mbambonye. Bagira imbyino zihariye zigera kuri 3. Hari enyangwe, ogusama no kubulula. Bifitiye kandi n'itorero ryitwa abasamyi. Muri iyi minsi ariko hatangiye kubonekayo n'abahanzi baririmba mu buryo bugezweho, ariko nabwo bakaririmba mu mahavu cyane. Ku Nkombo baracyafite ikibazo cy'ubwiyongere bukabije bw'abaturage, kuko kugeza ubu kuri kilometero kare imwe gusa hatuwe n'abaturage 925. Uretse ko batangiye gusobanukirwa ibyo kuboneza urubyaro, ariko ushobora kuhasanga urugo rumwe rufite abana 7, 9 cyangwa se n'abari hejuru y'10. Ikirwa cya Nkombo gifite ubuso bwa kilometero kare 27, kikaba gituwe n'abaturage 23,457. Ubundi Nkombo ni ibirwa 4, Kamarari na Kamata. Ibi byombi ntibituwe, hanyuma hakaza ikitwa Ishywa na Nkombo nyirizina, byo biratuwe ndetse Ishywa yo ni akagari. Nkombo iri gutera imbere, imidugudu 25 yaho yose irimo umuriro, ku buryo abaturage hagati ya 80 na 90% bose bawufite. Rwasimira Perezida Kagame uko ahereye iterambere uko Nkombo rwabwe n'umuriro rwabona n'amishi. Kuva kino kirwa cyabaho ngo hakandagiyeyo imodoka rimwe gusa, ariko ngo bafite inzozi n'icyizere ko hazabaho ikiraro cyambukiranya Ikivu kikabahuza no hakuno, n'izo modoka zikajyayo nk'ibisanzwe. Gusa nanone bakeneye ihuzanzira rya telefone, network cyangwa rezo, kuko n'ubu ubwo twakoraga iki cyegeranyo abo twahamagaye tutabashije kubonana imbona nkubone ntibyadukundiraga. None mwatwumva? Murakoze mwese. Wabishobora yasura ku Nkombo